Rayon Sport apiri ariko kandi reka tubabwiye n'amakipe ya Zamu na Singida yo muri Tanzania aho yisanze n'amatsinda ukomeze muri CAF Confederations Cup. Ariko Axel muri gahunda ya RB hafi yawe wagiyemo mu burengerazuba no mu majyaruguru wasuye amashami ya Action College. Ni ibiki wahasanze waduha ubuhamya bwa Action mu ntara? Twavugaga Action mu mujyi wa Kigali ariko tutaragera mu ntara. Tutaragera mu ntara wenda abantu baba bari hirya no hino mu ntara baba bafite na gahunda yo kushaka no kureba uburyo bakwiga imyuga kugira ngo bongere ubumenyi bigire n'icyo bibafasha mu gutera imbere kwabo ndetse no mu guteza imbere igihugu muri rusange. Kubera ko ibintu by'ubumenyi ngiro ndetse n'imyuga ni ibintu biyoboye rwose. Action College rero muri gahunda yayo nziza yo komeza kwagura amashami ubwo nyine aho twagiye tunyura i Musanze twarahasuye ngira ngo abantu banabonye video kuri YouTube ya Action College ariko ni Rubavu bahafite ishami nyine. Ubwo rero n'ubundi gahunda ni yayindi ni imyuga rwose bagiye baduha ubuhamya. Twasuye abavandimwe biga mechanical automobile cyangwa se bijyanye n'ubukanishi ariko nanone bafite na gahunda yo gukorera permis hanyuma bakaba mu gifaransa bo bita mécanicien chauffeur, no kuvuga ngo ukaba uri umushoferi ariko uzi no gukanika. Ni ibintu bijyana. Ubwo rero nicyo ni ikintu cyiza cyane. Ariko noneho mu yandi masomo mashya muri Action College amaze kugeramo abantu bari kwiga multimedia. Ejo bundi hari aho twahoze tuganira bavuga bati se ejo bundi nitugera mu gihe cya stage rwose mwazaduteretera cyangwa se mukatubariza abayobozi aho ngaho niba twaza kureba uburyo twakora stage muri multimedia. Ni ibintu byiza cyane. Ahangaha bigisha gutunganya amashusho amavideo agiye atandukanye, ubwo ni editing, ariko n'abashaka kwiga ibijyanye no kuba aba camera operators, nyine abantu bakoresha za kamera nk'aba bataramu bacu rwose ku mikino igiye itandukanye. Abantu bamubona bafite bya bikamera bya rutura ba Karimu bande bose ba Rusine bande bose birabikamera, kwiga kubikoresha neza ugafata ishusho ryiza rikeye. Byose barabyigisha muri multimedia muri Action College. Ushaka kwiga ibijyanye na software development, ubwubatsi, harimo hano ni construction, hanyuma n'abashaka kwiga gusudira. Rero igihugu kirimo gitera imbere n'ibikorwa remezo bitera imbere, kubaka biba rwose ni imirimo iba yiganje cyane. Ubwo rero mujye kubyiga muri Action College rwose nta kibazo. Hanyuma kandi umenye yuko nusoza bazagwa certificate Rwanda TVET Board, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro n'imyuga byose. Hanyuma kandi bakugabanyiriza 30%. Hanyuma kandi ugira ikibazo ngo utuye kure cyangwa se yemeze gute, bafite amacumbi ku bahungu no ku bakobwa. Hamagara rero iyi nimero y'aba bavandimwe kuri 0788 60 37 95 ni Action College. Yego, hanyuma rero polisi y'igihugu irabwira abantu bafite imyaka hagati ya 18 na 25 yuko irimo kwandika rwose abashaka kuba polisi b'umwuga. Birasaba ko uba uri umunyarwanda, hanyuma kandi birasaba yuko ufite imyaka 18 kuzamura kuri 25 kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba ufite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye AD, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba atarigeze akatirwa n'inkiko igifungo kigeze cyangwa kirengeje amezi 6, kuba atarigeze yirukanwa mu mirimo ya leta, kuba yiteguye gukorera aho ariho hose. Niwe wifuza rero kwiyandikisha cyangwa gusobanuza, hamagara 078231 15 26 cyangwa 0788 31 17 cyangwa unyarukire rero ku ishami rya polisi rikwegereye ubundi usobanuze neza cyane. Hanyuma tugiye rero tutarasoza kuri CAF competitions, ariko twajya kuri CAF Confederations Cup tukarebera hamwe uburyo ama equipe yatomboranye, none tukarebera hamwe noneho n'amahirwe ari mu matsinda atandukanye. Axel, cyo ashaka kuvuga ari akantu gato nshaka kongera amasegonda makeya. Twavugaga imwe mu mikino ikomeye cyane, ariko indi match mu by'ukuri yo kutasiba ni umukino wa ekipe ya Berkane na ekipe ya Pyramide, kuko hari impamvu nyinshi. Ekipe ya Pyramide nka ekipe ifite igikombe giheruka izaba ikina na Berkane, ni ama ekipe abiri afitanye amateka cyane, kuko murabyibuka ko giheruka rega bahuriye muri Super Cup ejo. Yes, Super Coupe na finali ya mbere Pyramide yakinnye, Berkane niyo yitwaye igikombe cya Confederation. 2024 Berkane yari yayitwaye, bahura muri Super Coupe
Piramide irayitsinda. Piramide irayitsinda igitego kimwe ku busa. Ni match rero mu by'ukuri ikomeye cyane. Berikane yasezereye ba Manzi Thierry aba Jihad. Yego, ni match rero yo kureba mu itsinda rya mbere. Mu by'ukuri nahoze mbona abasesenguzi benshi bavuga bati iyi derby yari hejuru muri Maghreb, ni imwe muri match zizaba zikaze cyane kubera izo confrontation zagiye zibahuza. Ubwo rero nayo ntabwo twari kwirenza ingohe, bose bazaza bashaka kwihorera kwemeza. Ni match zaza. Iyi Piramide wari kuyiduha i Kigali, wari kuyishyira muri iri tsinda rya Al Hilal, byari kuba biryoshye, ikagaruka igakinira i Kigali, maze kugira abafana. Ko nabonye hakwepara ukora Ethiopia Insurance ngo bayihaye amafaranga. Nabonye abafana bayishaka ariko yita bashaka ngo facture ngo y'i Kigali bavuga ati mu ndinde. Barahenzwe buretse ati amafaranga twari bugire mu itike y'indege, umva bazana private jet. Yego, kuyisira hari iminsi ingahe facture ngiraza batereka tuyabategeremo tubacumbikire mukindire hano iwacu. Ethiopia Insurance facture ya parking ground floor. Nabonye bataba bashaka kuba ahantu horokera, bameze nka Axel kumwera ahantu hahenze gusa. Reba hariteretse bari abavandimwe cyane. Ni za Radisson. Ariko na Mamelodi ni ikipe ikunzwe hano muri Afurika bitewe nuko umva bakiba Mamelodi abantu benshi barabazi, ni ikipe y'igihugu Afurika y'Epfo. Urebye bano ba Mudau ni abantu bazwi, ba Peter Sharurire, bano bataramu ni abantu basanzwe bazwi cyane. Noneho na Rodi Mokoko ni umwe mu bantu bakunzwe hano muri Afurika. Ubu ushaka kugira ngo content yawe igende, urapostinga ugashyiramo nka hashtag Mukoko. Muri Afurika y'Epfo nabonye muri shampiyona yaba Mamelodi ejo bundi cyane na Orlando Pirates abafana bari bazanye ibyapa bya Mukoko, Kaizer Chiefs ifite ibyapa bya Mukoko. Navuga ko n'ubundi ntaga agatsinda ari kabi, wenda nabuzemo agakipe ko muri Tanzania. Ni Rupopo niyo mu karere birumvikana k'ibyaga bigari muri Kongo. Ni Gibu Kasa ugarutse i Kigali, birumvikana ko Mamelodi abaturage ibyo badukoreye mu ikipe yabo y'igihugu rwose ntabwo mbaryamyeho, ntabwo bashaka yaryamiye kuri zira zindi zari Hilal hariya. Nayo yaza mbere ya Mamelodi. Abagome cyane. Ariko abanyafurika y'Epfo ntabwo sinzi kabisa, kuko n'ubwa mbere bazihuye na South Africa byabaye ibibazo bikomeye cyane, ngo babakire ahantu habi, ngo babakoresheje urugendo ruva i Kigali rujya i Butare, ngo byari bikomeye cyane, ngo amazi banywe ntabwo bayishimiye. Bafite ibyo kwinubira byinshi cyane, ariko bifata nk'abazungu, rwose kandi abumva ari abazungu ku ruhu n'abanyafurika azira amara zabo. Ubu kuri sa Mudau yifata nk'umuzungu ati wako bwa Mudau arushaka imwe, niko babyumva. Muri Confederation mutubwira amatsinda ya Confederation uburyo batombora. Yego, muri Confederation rero naho harimo amakipe akomeye cyane, n'amakipe 16 n'ubundi naho na amatsinda agera kuri 4. Itsinda rya mbere rero ririmo ikipe ya USM Alger, ni ikipe yo mu gihugu cya Algeria. Harimo kandi ikipe ya Joliba Assen, ikipe ikomeye cyane. Hanyuma harimo ikipe yo muri Mali Bamako. Harimo ikipe ya Olympic Club Safi, no bwa mbere yikarifiye ikipe yo muri Morocco. Ikipe yo muri Maroc rero hakazamo ikipe ya FC San Pedro yo muri Cote d'Ivoire, nayo iri muri itsinda rya mbere. Mu gihe itsinda rya kabiri ririmo ikipe ya Wydad Athletic Casablanca rwose yo mu gihugu cya Maroc. Murabizi ko iherutse gusinyisha Hakim Ziyech, akaba ari umukinnyi mushya yisubiyeho cyane, rakomeye. Banafite Aziz Ki, nubwo atabona umwanya uhagije wo gukina, ariko nawe niyo akirimo. Afite umunyafurika witwa Tembiko Siloch. Harimo ikipe ya AS Maniema Union, ni ikipe yo mu gihugu cya Congo. Tango For abantu ba AS Vita Club baricuza, umva Tango For yayo ba AS Vita Club bakajya bamubwira ngo adwiciye ikipe, ngo umuntu wo mu cyaro ngo yaje kubura ikipe y'abanyamujyi. Asubira iwabo Kindu aragenda afata ikipe ya AS Maniema y'Inyacyaro, arayikora. Ubushize ari mu matsinda ya Champions League, igarutse mu matsinda ya Confederation. Vita isigira Vestine, Vestine no kuboneka muri 6 ya mbere ni ibibazo bikomeye cyane. Yes, hanyuma rero harimo ikipe ya Azam FC, ikipe itozwa na Flora Ibenge Ikwanga. Murabizi ko yari hano mu mikino y'inkera y'abahizi, nayo ni ikipe rero yabonye itike, banasezereye bene wabo mu gihugu cya Tanzania, ikipe ya Kemkem yo mu gihugu cya Zanzibar, ariko n'ubundi ni Tanzania birumvikana. Hanyuma kandi harimo ikipe ya Nairobi United, ni ikinamo umunyarwanda Buregeya Prince, nubwo atabona umwanya wo gukina, ariko n'umwe mu banyarwanda bagiye gukina iyi mikino y'amatsinda ya Confederation cyangwa se na Champions League. Ubwo rero ikipe ya Nairobi nyuma y'uko yazamutse mu cyiciro cya mbere rwose umwaka ushize, bahise banitwara neza, babona ikipe yazamutse uyu mwaka, bazamutse umwaka, noneho baje ngo yifate hari ikipe yazamutse niyi umwaka mu Rwanda, yifate nka Gicumbi
cumi na Muhanga. kuko itwaye igikombe cy'igihugu yari mu cyiciro cya kabiri bivuze ngo muri ino sezo kuri ino mikino nyafurika ushobora kwimaze gukina nka match imwe mu cyiciro cya mbere cyane bakinnye imikino y'amatsinda kubera kwegukana igikombe cy'igihugu bajya muri bakuyemo neke y'Ubugande bakuramo na Etoile Sportive du Sahel cyane banganyije 2-2 imikino yombi bayitsinze 2-0 nayo batsinda 2-0 hanyuma rero nabo bari muri iri tsinda rya kabiri itsinda rya gatatu ririmo ikipe ya Belouizdad ni ikipe yo mu gihugu cya Algeria harimo kandi ikipe ya Stellenbosch ni ikipe yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo harimo ikipe ya AS Otoho yo mu gihugu cya Togo Otoho ne ya Paveri nzira Congo Brazzaville oyo ni mu majyaruguru ya Congo Brazzaville ya Congo Brazzaville mu gihe kandi harimo ikipe ya Singida Black Stars yasezereye Rayon Sport mu ijonjora rya mbere hanyuma banasezerera Flambeau du Centre mu ijonjora rya kabiri bisanga muri aya matsinda ni ikipe yo mu gihugu cya Tanzania rigiye gukina amatsinda itsinda rya nyuma ari ryo rya kane riyobowe n'ikipe ya Zamalek Sport Club ni ikipe rero yo mu gihugu cya Misiri ubundi bita Al Zamalek hanyuma kandi harimo ikipe ya Al Masry ikinamo umunyarwanda Mugisha Bonel nawe kabisa ikipe ya Al Masry irakomeye Bonel yarambwiye ngo niba ari ikipe ikomeye mu gihugu cya Misiri ikipe ya Al Masry irakomeye cyane ibona muri kapitali kabisa ikipe nayo yiteretse cyane hanyuma harimo ikipe ya Kaizer Chiefs ya mugenzi wacu rwose w'umunyarwanda ntakiboneka no muri veni byaragoranye cyane nyuma yuko bamusimbuje akanga kuvamo nawe yarihembukiye ari ahantu gushaka gushwana n'umutoza kandi abizi n'ubundi katari umukongwe yitwa Vuma ikindi isimbuye wa Afrika y'Epfo utajya udahamagarwa no muri equipe nationale niwe uri ku ntebe navuga ngo muri iri tsinda tuzabona umukino uzahuza Ntwari Fiacre na Mugisha Bonel cyane bahuriye muri iyi mikino ari Masry ndetse na Kaizer Chiefs mu gihe kandi indi kipe irimo ni ikipe ya Zesco United FC yo mu gihugu cya Zambia akaba rero ari uko itsinda rya kane rimeze wenda itsinda rya mbere niciyemo niruka USM Alger yagakwiriye kuba icyitegererezo kuri Rayon bari mu itsinda rimwe muri 2018 USM Alger ntere yagatwaye igikombe cya Confederation imyaka 2 ishize twaye Confederation twa na Super Coupe nyafrika barananganyije Rayon Sport yagakwiriye kubitekereza ni iki USM Alger yakoze gitumye igumye kuri stage zo hejuru hanyuma San Pedro niki izira itsinda ryo USM Alger ishobora kuyobora Wydad Casablanca Manema Azamu na Nairobi United ana Azamu za qualifying Azamu ya Furayi Benga ikintu cya mbere yakoze yavanyemo abantu wa bring hari abanyakolombiya badafunga umupira twarimo dukora match ambwira ati aba banyakolombiya bavuye he banyuze he bambutse nihendege tubavuga yarashye nakubura aravuga ati turashaka kujya mu matsinda ukarekura umukinnyi wawe ukomeye uko baguhaye amafaranga yinginga Feito taramubwira ati guma hano ubwo wakongera ndi masezerano atsinze akomveka muri qualifiers nekereza kano ma equipe harimo Manema yiwabo Kindu na equipe ikomeye ariko itazakinira mu rugo kora ko Kindu nta kibuga kiriho cyemewe bivuze ngo bazakora metero birenga 2000 bajya Kinshasa nabajya se kuki batazajya Lubumbashi kandi ari hafi baravuga ngo iyi Manema ifite maki benshi bavuka Kinshasa ikindi abanyakindu benshi baba Kinshasa bavati Lubumbashi ntabwo twahabona abafana benshi nk'abo twabona Kinshasa niyo mpamvu bazakina kuri Stade de Martyrs yo mu rwa mukuru Kinshasa hanyuma iyi kipe yitwa Nairobi United kuba ari ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri n'uburyo abanyatanzania bapinga abanyakenya n'iki mbona nje ino tsinda Azamu bitabaye ibyangayo na Wydad zishobora kuba zazamukana hanyuma itsinda rya gatatu Belouizdad ni ikipe ya Champions League ariko ko Jessica Biri yagarutse mu bintu byayo bushize bayitwaye igikombe cya shampiyona kubera amanota 2 Belouizdad yayisisokamo kuko yari imaze imyaka ine itwara ibikombe bya shampiyona ariko MCR gitwaye kabiri na Jessica Biri yagarutse itimanuka muri Confederation Stellenbosch ushize kimwe cya kabiri kirangiza ni ekipe ikomeye muri Afrika y'Epfo ngira ngo mwarabonye ko muri lineup yatsinze Amavubi harimo amakipe 3 ekipe Orlando Pirates Mamelodi na Stellenbosch bivuze ngo ni ekipe ikomeye cyane Stellenbosch buriya muri mujyi wa Stellenbosch hari amakaminuza menshi uvuga ngo ni ikipe ihuriza hamwe abo banyeshuri bose biga muri izo kaminuza ikarema abakinnyi beza kabisa binoranwa ubundi kaza kongeramo abandi bakinnyi wenda bakuru ariko nyine ni ikipe ishingiye cyane kuri izi kaminuza zose ziba muri uyu mujyi wa Stellenbosch ni ikipe nayo ikomeye nkuko babivugaga bagize kimwe cya kabiri umwaka ushize bakina n'ikipe ya Simba muri Confederation ni ikipe nayo imaze kusa naho iza muri iyi mikino ya Confederation Singida Black Stars sorry uko mbibona Stellenbosch na Belouizdad zaba zikomeye Bamarufu Chake waya barashashe ne pakuna Marufu Chake umunyatogo Marufu Chake iri tsinda rya kane ni nk'irya Champions League Zesco United bura niyo ekipe ya mbere muri Zambia yakinya amatsinda 2009 ni ekipe y'amafaranga Zesco ni ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi ni nka REG
yo mu Rwanda ni ikipe ikomeye muri Zambia kuko niyo kipe yabimburiye amakipe yo muri Zambia gukina amatsinda ariko ni nayo kipe yanzwe bayishingira nyirayo kuko Zesco ngo muri Zambia ngo amashanyarazi arabura ku rwego rutabaho ngo amashanyarazi ashobora kuboneka hagata nk'amasaha 5 ku ikipe munsi ikaba victime nk'amasaha 5 bati icyo kipe cyanyu icyo kipe urwo rugo rwanyu rutaduha amashanyarazi barayanga ku rwego rutabaho yagaruye Kelvin Kampamba rero agiye gukina mu Barabu bamugarura mu rugo bakoze icyo navango ni intsinzi ikomeye kuko basezereye ekipe isanzwe iri mu matsinda Jwaneng Galaxy na ekipe yo muri Botswana isanzwe ikina amatsinda bayitsinze ibitego byinshi match yabanza bayitsinze 4-3 bajya no kunganyiriza muri Botswana na ekipe ikomeye Kaizer Chiefs niyo kipe mbona nk'inyenege nke muri no tsinda kuko aba Barabu babiri ba Al Masry ndetse na Zamalek na amakipe akomeye Zamalek ubushize ari 1/4 kirangiza umwaka wari wabanje yatwaye rino rushanwa mbona ko ari amatsi iri tsinda rya 4 niryo rikomeye kuruta izindi zose kuko nka Kaizer Chiefs kwivana muri Zambia bizagorana ubwo rero ni CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League twaganiraga muri rusange ubwo no kurebera hamwe imikino nabonye imikino izatangira kuba mu kwa 11 21 na 22 Champions League Al Hilal yacu izatangira yakirangira ntago fixtures ntekereza barazikora ariko baraza kuziduka byagenda kose kandi rebe niba bazishyizeho ndumva nabonye umutaramo muri Ghana agenda biposting Miki fixtures bazishyizeho ntago barazishyiraho kuri official CAF Miki yabikuye he umuntu yabaye yakoresheje social media zarahiri muri CAF cyane kandi CAF ni y'abanyamisiri ashobora kuba yamaze kubitera imboni nuko byumva ashaka ko ari umuntu ufite ariko nka Mamelodi ukuntu itegura buriya izabanza i Kigali tu ntabwo yabanza mu rugo nabwo nabonye Al Hilal kuko ndamukurikira nabonye Al Hilal izabanza kwakira nde ni Mamelodi ngira ngo ubwo nibyo Mamelodi ikunda kubanza nyine ikabanza ikagenda ikazabanza ikamenya imibare ikabiri mu rugo Al Hilal izaba iri inyuma nanjye Al Hilal iri inyuma bagira umugisha nabo bita ba Steven Ebuera mukongomani wafashe ubwenegihugu bwa Steven Ebuera cyane natangira no kwisura mu myitozo rwose ikipe ya Al Hilal nabo bita menye natangira no kwisura mu myitozo ariko iri gukora kabiri kuri stade irimo irakorera ku mahoro kuri cya kibuga cyo hanze yegora kamera nyinzi Mereke ariko nawe biteganyijwe ko iza uyu munsi izi nako iza muri iki cyumweru nayo igomba kuza kuko mu cyumweru gitabaza baratangira shampiyona Darkonovic urumva bazajya bakina muri weekend shampiyona yakuwemo na Central Rupopo niyo yamukuyemo Rupopo niyo yamukuyemo cyane ukuntu nabo batakinnye amatsinda kuko bari bashoye ariko ubwo nyine Mereke nayo izaba isangiye na za APR na za Rayon Sport kuba zitarabashe kugera muri aya matsinda ya CAF ubwo ariko nyine kongera kubona Darkonovic ahanganye n'amakipe n'ubundi bahoze bahangana harimo nka na APR yahozemo ni irindi hangana rikomeye cyane Mereke nayo bavuga ko rwose iki cyumweru kigomba kurangira yahageze ariko se buriya biteganyije ko bahagera ku munsi w'ejo derby ya Mereke nayo ari ntuzayogeza bayita karite umudabi izabera i Kigali ndose nyibi nuza Mamelodi ahubwo Mamelodi zatangira yakira ku itariki hagati ya 21 na 23 z'ukwa 11 izatangira Rupopo Al Hilal yakire MCR abarabu barakaza neza abarabu barakaza neza bambara neza amabara y'icyatsi n'umutuku MCR buriya ni ekipe ni nk'iya leta yego ubwo rero twihute cyane tujya muri Rayon Sport muri Rayon usibye kuba Bedi mbona batangaza ko yagarutse ariko mutujyane mu bijyanye n'inama nteko rusange n'iki gahunda nk'izo ngizo ngo zimeze gute nubwo urimo gutegura derby ariko hari inama ngo itirimo gutegurwa sinzi nk'ibyo fan base isaba body kugira ngo bigende gute urabona nka Bedi waruhereyeho Bedi yafashe umwanzuro wo kudakina umukino wa Marine byari gushoboka ko yawukina ariko bikangaga ko ashobora kuwukina yitandoye ikaba yatonekara bigatuma atagaragara mu mukino wa derby bazakinamo n'ikipe ya APR ariko ngiye mbona ari n'ikintu bakeneye gukemura hakiri kare kuko Bedi guhora n'ubundi akinira ku mvune ngo wamusibije uyu kugira ngo azakine uyu nawe nawukina agajya gusiba undi urabona ko ntabwo kuri match ya EP agakandagira minota 5 igahita ibyo kakavamo ntabwo baramubona kuko urabizi ko kuva ku mukino wa Singida atakinye ubundi umuntu abari guhera hariya akaba yakivuza byuzuye niba ari kumubaga bakamubaga agafata wenda uko kwezi cyangwa se kwezi n'igice agakira akagaruka mu kibuga ameze neza ariko kugira ngo akisere ibingibi bya Bedi byo kuvuga ngo reka ndetse gukina na Marine kugira ngo nzakine na APR kandi nabwo ntabwo wizeye ko umubiri uzaba umeze neza furu ubwo rero iyi mvune bakamubaze pe akagaruka ameze neza yakagombye kubagwa ngira ngo ibi bintu abakinnyi bakunze kubikora cyane cyane abakinnyi bo muri ibi bihugu byacu ugasanga rwose atizerera mu kubagwa cyangwa se mu kuvurwa byiza bigezweho
ibyo bita ibya kizungu niko abantu babyita. Rimwe na rimwe uzumva babi Burundi batashye ngo hari abakecuru bo mucankuzo bagiye kureba, abo muri Kongo ngo hari abo bagiye kureba mu birere za Goma aho ngaho ngo bajye kubunga ngo ku gicucu. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo usanga birimo imyumvire, usanga imvune umwe uko muyivuga atari ko yemera, we atari ko ayifata, ntabwo aba yemera. Urebye nka Bedi iyo umubonye ari gukina ukareba ukuntu abahambiriye ngo afite iyo tando, ariko buriya no munsi y'ikirenge aho bita mu bworo bw'ikirenge mu Kinyarwanda hararyana cyane, ahafitemo ikibazo gikomeye cyane ku buryo kwirukanka iminota 90 gushinga ikirenge gukandagira. Burya mu kirenge abahanga mu byerekeranye na neurology cyangwa mu by'imitsi buriya niho haba imitsi yose igize umuntu cyane. Uzabona abantu bakora za reflexology ntabwo ujye ubona ko baba bakanda mu byose byose umutima umutsi aho umutima amaraso hehe hose byose imitsi yose igize umuntu ihurira mu birenge. So iyo hagize ikibazo rero bufite ikibazo nyine muri circulation y'amaraso, ni ikibazo gikomeye cyane kuri Abedi. Ubwo nyine nta kundi, niba nawe avuga ati ntago najya kwivuza, ariko n'itsinda ry'abaganga ba Rayon nabo bakabyemera akabiha umugisha, ubwo nta kundi. No muri iyi minsi Dr Mugemana cyangwa se muganga Mugemana amaze iminsi yirwariye, ntawe uhari rwose. Umusaza umaze imyaka irenga 30 muri ekipe ararwaye, ntawe uhari. Murabizi ko no minsi ishize ekipe yagiye kumusura, cyakora ngo yavuye muri Sashika yaratashye, ni byiza. Ubwo ibi byose mu maboko ya Claude niwe physio, niwe team physio wa ekipe ya Rayon Sport. Ariko ubwo nawe wenda hari pressure ishobora kubashyirwaho kuvuga yuko umukinnyi ashobora kuba yakina ariko ntakinishwe ngo ari kwivuza, nawe ashobora kutabona uko bisobanura, wenda abayobozi bayimubajije n'ibindi. Ariko amahirwe menshi nuko Bedi kuri la match yo kwa gatandatu ashobora gukoreshwa, nubwo ari doubtful nyine. Ubwo abadahari nyirizina tuvirayo rimwe ni bari abagabo banganye na Basumani. Ariko nganye ngatanye imyitozo, ariko ikibazo no gukina. Gutangira imyitozo rega ni kimwe, arakina yego rwose, no muri deka arakina mu myitozo aranatsinda, ariko kuhita umurisika ukahita umushyiramo kuri match nk'iriya ibikomeye cyane bifite intensity biragoye. Biravuga ko we na Asmani rwose mu mpera z'ukwezi kwa 11 aribwo bashobora kuzaza nyirizina barakize bameze neza. Ubwo Bedi yakoze imyitozo ku munsi w'ejo ikorana n'abataragiye Gisenyi gukina match na Marine ya Marine, abataragiye muri groupe nyine yari Gisenyi bakoreye imyitozo mu Nzove. Ubwo n'uyu munsi arakora n'uyu munsi arakora ku isaha 9 araza gukora imyitozo. Nubwo namenye ko imyitozo ba Faringanye bakora we na Asmani, umutoza abarinda kujya muri duel kugira ngo batagirana contact n'abakinnyi, babizi ko imyitozo ni birimo imbaraga. Uvuga ngo ashaka gufata nka nimero 2 nimero 3 bakajya bazamura ama cross, none bano bakinnyi babataka bakagenda babataka iyo mipira bashyira mu izamu, ariko nta defenseur ubamaritse. Faringanye amaze iminsi atsinda, ni ibitego biro bituruka mu mpande rwose, bagenda badepoza kugira ngo bongere batinyuke, ya sense de bien yongere garuke imbere y'izamu, ariko kwiyangaje cyane amadueli wapi ntago wababona. Ngo rero ikintu cya Bedi baza kureba, ngiye ntangiye kugira ubwoba ko wenda bishaka kuba nk'ibya Aruna Musamajariwa, nawe urabyibuka ko yararwaye tando yanga kwivuza cyangwa se kugira ngo bamubage kugira ngo agaruke, akajya abeshya ngo yagiye iwayo Burundi ngo hari ibibuga atakiniramo, byarangiye n'ubundi atabakeneye kandi nawe yararwaye tando mu byibuke neza. Ubwo rero mu by'ukuri aba baganga baze kubishyira imbaraga kugira ngo umukinnyi, burya umukinnyi aravurwa agakira, ushobora kwihanganira imikino nyine adahari, ariko byibura akazagaruka afite imbaraga za nyazo zo kugira ngo zibafashe muri iyo mikino. Hari umuntu w'umuganga twaganiriye w'umunutritioniste, ni impuguke mu byerekeranye n'imirire, yarambwiye ati urebye imiterere ya Bedi ukuntu ameze n'ukuntu arya inyama nyinshi, yarambwiye ati ni ikibazo. Yarambwiye ati yarabimbwiye ko n'umuntu w'umusportif, yarambwiye ati Bedi arya inyama nyinshi ku buryo urebye ukuntu areshya, ukareba ibiro, ukareba imiterere y'umubiri we, ukareba fats, ibintu by'ibinure n'iki byose, ati birasaba ko rwose akantu ka discipline mu mirire, cyane cyane ikintu cyitwa inyama, asa gushyiramo ako kantu, kuko akubura nyine akunda inyama. Ko urumva bariya bavandimwe ni umurundi ariko ufite inkomoko hakurya ikongo, urumva ari mu bantu we barya inyama nyinshi, inyama n'ubugari ibyo yirira byonyine, urumva. Ubwo rero bishobora gukomeza kumutera nyine icyo kibazo cyo kudakira no kugaruka vuba. Ubwo na manager we ubwo izo nama agomba kubegera akabagira inama. Kandi aba bakinnyi b'abarundi, aba bakinnyi uri kuvuga bakomoka aho ngaho, aho kugira ngo asibe derby
yayikina neza akayisoza ubundi imikino nk'itanu ikurikiyeho Ntayikine. kuko bavuga ngo kuri derby niho nongera kwigaragariza abantu abameze muri gushaka iyo foto ariko anatekereza avuga ngo recruitment z'umwaka utaha zizava kuri derby ukuntu nitwaye kuko derby ni umukino usigara mu mutwe w'abantu bose uko bakabaye aba aje bakomeye baba baje ubwo aravuga ati kugira ngo nyisibe reka nkikine ubundi nyuma yaho ibindi simbizi ariko ubwo nyine anafashe Rayon Sport byaba ari byiza batsinze nyine muri derby birumvikana na abakinnyi wenda bari doubtful ariko ku makuru mfite rwose arahamya ko Abedi Abedi rero anabanjemo nambonye mbyutse nsoma ikinyamakuru Inyarwanda harimo Karikeza niwe kenshi wandikira ikinyamakuru ngo Azizi Basane yiteguye guhoza amarira abakunzi ba Rayon Sport kuri derby na APR FC. Basane nawe ngira ngo barabibonye nyuma yo gutsinda igitego ko yaje no kujya kwa muganga mwabonye ko na Perezida Tadeo yamusuye kwa muganga hari i Rubavu yaje kugira icyo bita chest contusion cyangwa se yaje kubara mu gatuza mu Faransa babyita douleur thoracique ni ibintu ahanini biterwa na ushobora nko kugungana n'umuntu muri duweri cyangwa se ukaba wakwikubita nko hasi ukasa nk'ugwira agatuza noneho abanye bavuga ngo ko yateye wivi mu gatuza we bamukubise ivirere kandi agatuza kabamo inyama ziri ni umudefansi w'umukongomani witwa Irunga Ngoyi urabona ko na agatipe katari karekare cyane ko gakomeye barahuye karamugonga kazamuramo ivirere mu gatuza yazamuramo ivi mu gatuza akenshi habamo ibihaha habamo umutima habamo tugira ibibazo by'ubuhumekero ariko yaragiye baragerageza kumustabiriza bamuha imiti bamuha treatment zose zashobokaga ubu ngubu ameze neza nawe araza kugaragara mu myitozo ngo bareba bahumure rero ngo imuze ritoza bahumure akantu ko bariga ntago bikomeye cyane kereka habayeho wenda nko kugira nk'ikibazo cy'igufwa wenda muri aya magufwa yahangaha cyangwa akagira hemorrhage akaviramo nk'imbere ariko hari igihe usanga ari masozi gusa zababaye ku buryo baguha amantuze amadiclofenac cyangwa se n'indi miti y'amasipositoire cyane cyane ariko ukaza urakira nta kibazo iriya niyo ya mbere yabona nka Basane iriya ku bakinnyi n'urucabana urakabije uvuze ibintu bimeze byo muri laboratoire byinshi cyane uzi ko wagira ngo turi mu nama y'ibitaro Axel niko yabaye inama bakora iyo bita no kutagira imvune wenda sinzi kuko no umukinnyi wiyangaje cyane uzarebe kubera ko ari umukinnyi nyine wizera kuri PSN n'umuvuduko hari na baro ubona wenda atari buze kugeraho ariko ubona karirukanze gakuriye akaguru kayigiyemo wenda kibuga cya Stade Amahoro gikeneye abawinga baheza inguni birukanka kuko n'imikino ya Rayon Sport muri iyi minsi urabona ko kugira ngo umupira uzagere imbere birasaba ko bawunyuza kwa Basane kugira ngo birukankana ugeze imbere cyangwa se akabwira ngo bankoreye marikage ariko ngiye kubera ko nabasiga tundansiriza ubukire mu mugongo yabo ndaza kubasiga wenda abwira nka Richard ubona ko ari we mukinnyi uzi gukinisha cyane Azizi Basane kugira ngo arekure izi long pass kuri Basane rero baramutse bamubuze cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko nawe avuga ko iyi derby kabisa nkuko bakarekeza babitubwira n'umukino ngo muri mu mutwe cyane kuko ubushize ntabwo wavuga ko yigeze wigaragazamo cyane arashaka gufasha abari rero kugira ngo nyine nawe akomeze kwandika izina muri Rayon Sport nagenda yasanze hari abaririmbwa bagiye nawe arashaka ko nta munsi uzava muri Rayon azaba arasize hari icyo yabahaye ubwo rero yaba Basane yaba Bedi rwose barahari nta kibazo na kimwe gihari umwanya rero mutubwire aricyo ushaka kongeraho Axel aricyo nashaka kongeraho ubwo kuri iki cyumweru cya derby cyatangiye abayobozi ba Rayon rwose ngo nyuma ya match ya Marine witwa Tadeyo ndetse n'ubo baba bari kumwe cyane Claude Mushimire uwo bita Mishinga kuko urebuka ko nakubaje Ruvuyanga ntigenda undebere muri tribune wari uhegereye undebera abayobozi ba Rayon baba bahari ariko twebwe twari kogereza umupira hari hirya ntare gukubita ijisho ngo mbarebe nshaka kumenya wakikisha niko bivuga muri terimi za gisirikare hari wakikisha neza Claude hari abantu baje babareshya yako Mike kuko urumva yari match bagombaga gutsinda nuvuga ngo ari match yasabaga imbaraga nyinshi cyane z'ubuyobozi kugira ngo abakinnyi nibayikuramo mu by'ukuri ibi boosting byongere morale kuri match ya derby ndashaka kumenya rero abayobozi bo muri Rayon baje urumva abo twamenye ni batatu Perezida Tadeyo Claude Mishinga na boss Mike RBC nibo bari bahari bari baje baherekeje equipe ariko nyuma yaho babwiye abakinnyi bati umushahara w'ukwezi kwa 10 ejo kuwa gatatu rwose ntiyatazamo satani umugani w'abavandimwe hakurya ntiyatazamo satani ejo amafaranga barayararana kwa 10 ukwezi kwa 10 kuko ikirarane cyo kwa 9 bari bababereyemo barakibahaye imbere gato ya match
ya Rutsiro y'amagaju. yindi yabanje bari babahaye ukwezi kwa 9 bari bakwishyuye nuko rero natagira iginuka ku munsi w'ejo barabaha amafaranga ubwo ni naho byahereye rero Tadeo avuga ati rwose iyo dutegura derby iyo dutegura match zikomeye nk'izi nta mpamvu yo kuvuga ngo abo nabo muri komite ngo bariya ngo nabo muri board ngo bariya ngo nabahehe ati tugomba gusenyera umugozi umwe ariko ubwo abo muri board abo basaza bandi uvuga nta muntu uri kubona Rubavu nabari bahari ubwo wenda bashobora kuba bari basigaye bari gutegura derby nakomeza batubwire ko byashoboka ntabwo umuntu yagenda ngo afate umwanzuro ushobora gusanga bari ahantu bari concentrate bari gutegura match yo kwa gatandatu ariko nabonye ibyo uvuga nibyo nabonye Rayon Sport bashwana batongana ariko bigeze kuri derby bihindura isura bavuga ati tuyitsinde baravuga bati tuyitsinde twishyire hamwe nibirangira konye dushwanye Sadati na n'uwahoze ari perezida Fideli retired ko muri iyi minsi bacecetse cyane Sadati ntabwo ari gukora muvuma cyane muri aho ugiyemo ariko ntabwo ntabwo ari kumuvinga cyane hari utundi arimo kurwana natwo ariko ushaka kudakora muvuma ukazikorera ku kanyenyeri biriya nabyo ntacyo bitwaye none se akanyenyeri kava hese kuri muvuma twinjize muri ya nama nyine ushaka kumva ya nama mu minota mikeya cyane bodi fani bezi noruberi muvunyi bimeze bite Navuga ngo muri Rayon Sport hari ikintu basa naho barambiwe kandi kimaze igihe mu by'ukuri barambiwe ikintu cyo kuba ikipe nyirizina nta support ifatika ifite baravuga bati ni abantu bakibona ko bari kuyifasha kuko Rayon Sport abizi ko nyine ahiko ari mu bafana ariko kandi nyine hagomba no kugira imbaraga cyangwa se ubundi bufasha buva mu buyobozi bwa ekipe ubwo bufasha bugomba kuva muri aba bagabo bayoboye abo muri comité executive ndetse nabo muri board ariko ngira ngo akiseri urebye muri iyi minsi urabona ko basa naho umuntu yavuga ko bari kuvunisha komite executive yabowe na President Tade ntabwo ari kubona andi maboko yo kumufasha niyo mpamvu rwose na mbere ya buri match usanga hagiye kubaho gukotiza ari ugasanga cotisation ikozwe n'abantu bake ni uwo ahubwo batanahinduka ni Tade ni we ni Claude ni uwo Mike ukabona nyine hari izindi mbaraga batari kubona kandi bakaba babonye kuri list y'abanditse inshuti za Freddy nyinshi ngo Freddy ami wenda nk'amadolari 100 Freddy nuza ami wundi wa kabiri gutyo barakoteza mbere ya buri match kugira bategure prime no ngo udace ku ruhande hari uruhande mu by'ukuri rudari gutanga amaboko muri Rayon Sport rwo ruhande bitwa abasaza bari muri board cyangwa se urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport bakavuga bati rero yesa kuvunisha ariko nyine umuntu ashobora kwibaza iyo mpamvu ko mu minsi ishize twabonaga shampiyona yenda kurangira muri shampiyona ishize haraje ikintu cy'amafamiye ikintu abantu banashimye cyane ugasanga famiye runaka ndibuka twanakiriye n'abantu badusobanurira Gakwaya yari ahari na Vivensi ndabyibuka bafite famiye bati derby izategurwa n'iyi famiye imatch ni izategurwa n'iyi famiye ubona ari ikintu cyiza cyane kandi mu by'ukuri bisa nkaho byanatanze n'umusaruro abantu bari bazi ko bizakomeza gutyo ariko uravuze uti Tadeo barasa nkaho bari kumuvunisha iki kintu cyatewe n'icyo kubibona iyo bisesenguye neza abo bantu ayo maboko yari ariho afasha Tadeo muri icyo gihe agasa nkaho muri iyi minsi adahari bona byaratewe n'iki byaturutse gushwana kwabo kuko birumvikana ko tumaze iminsi tubigarukaho mu biganiro byacu kutumvikana hagati ya board na comité executive ninde ubihomberamo byanze bikunze ubihomberamo nuwo nguvunishwa ubihomberamo n'uvunishwa kuko ni ukuvuga ngo baramubwiraga bati reka tubigenze gutya we yareba akabona ntabwo uko bari gushaka ko yabigenza ariko bigomba kugenda bakamubwira bati rero niba utumva ibyo tukubwira ubwo ubage wifashe bakavuga ngo kugira ngo ikipe yobe ndemera mvunike ariko mu by'ukuri icyo ndi kurwana nacyo tuzakigereho uvuga ngo we icyo arwana nacyo turabizi ko nubwo tunamwakirana yaravuze ngo icyo nshaka nuko amategeko ya Rayon Sport ajya ku murongo urumva bakamubwira bati rero ibyo by'amategeko ni twe tugomba kubigena nawe akavuga ngo ntabwo ari mwe muzabigena tugomba kugisha inama haba muri RGB urabizi ko bashyizeho komisiyo gato kanama gashinzwe kwiga ku mategeko rwose urabona ko ari nabo babishyizeho imbaraga kugira ngo ako kanama kagere ubwo rero ayo mategeko niyo ateza ikibazo ikintu tadayirengagiza amategeko yego yavugururwa stati gakorwa neza ibintu bikagenda neza ariko n'ubundi birangirira mu kibuga amategeko azavugururwa ibintu bizagenda neza ariko derby zabo match zizakomeza erega Leone yari yoboye neza mu myaka inishize ariko nawe nta gikombe ntibigeze bishima mu by'ukuri tutagiye ugiye kureba ishusho rusange iki gice gisa nkaho kiri ku ruhande rwa Rayon Sport icyo gifite imbaraga icyo gifite abantu benshi
ndabeshya se uravuga abasaza ndavuga abo basaza bamuvunye erega ikintu bapfuye cyeruye ni uko wenda batabivuga bari abasaza bazanye umushinga bo bavugaga ko ugomba kuzanira Rayon Sport amikoro y'igihe kirambye atari ibyo kuzajya bahora baka abantu b'akanyenyeri ariko Tadeyo asa nk'uwari urwanyije akavuga ati nsinkwemera urebye no muri dore nicyo rero kintu cyonyine abasaza cyahise gituma bavuga ati abasaza reka nyine- twigire ku ruhande nk'abasaza burya n'ukuntu burya abasaza barangwa no kwituriza bakikora utuntu twabo bucece mu gace wa mugani w'abavandimwe ni ukuvuga ngo niba iyo mishinga yabo yose warayanze ukerekana ko udakeneye amaboko yabo ikigaragara rwose nk'uko babikoze i Rubavu nk'uko bazanabikora no mu gihe kiri No kuri imbere Radio Derga ntibaje. nibitagenda gutyo rwose ntabwo azababona pe ni ukuri kw'Imana ntabwo azababona bihangane baze kuri deribi byihorera ariko mbese abantu bataje kuri Rayon Day Ariko se kuri ngo deribi bapfa kuza umubyeyi muvunyi rwose kuri deribi rwose uzi ariko ngabaza umuntu Urumva, utabonye mu abo bagabo bukwe rwose bwawe gutumizaho Muvunyi kuko aravuga ngo Muvunyi nk'uyoboye urwego rw'ikirenga niwe ugomba gufata iya mbere agatumiza inama y'inteko rusange idasanzwe uvuga muri inama y'inteko rusange idasanzwe rero niho agomba gukemurikiramo ibyo bibazo byose byo kuvuga ngo Rayon Sport none yabaye umuntu umwe ari kuvunika kandi mu by'ukuri nakomeza kuvunika wenyine akagira aho kananirwa uko kunanirwa kwe kuzatuma umusaruro utaboneka muri Rayon Sport kandi bizagira umusaruro Icyo mubi ndacyemera. kuri association yose muri rusange icyo kintu ndacyemera cyane batumizaho umusaza mukuru bamutumiza hakiri kare ushobora no gusanga nta n'izindi muhe zindi zihari n'akanyenyeri baba bakareba bavuga bataranadufasha nta mikoro ntabwo bihagaze neza ariko bakabicamo mu rwego rwo gukurikiza amategeko gusa bakamuha iyo nyito nyine nka boss wa bodi naje gusanga kuyobora Rayon Sport ni uko ugomba kuba ubanye neza na Muvunyi cyane ewana mutabanye neza ugomba gusigasira umubano n'umubyeyi Muvunyi waba uri mu mafuti waba utayarimo ariko ugasigasira umubano na Muvunyi icyo gihe Rayon Sport uyifite none se wowe uragira gute ukavuga uti twebwe aba bantu ni abantu b'indyarya ntabwo twabana nabo ejo bundi indege zaza batinya kubahwa rwose amatike byabaye ibibazo mudukomereho ni 70,000 kandi twari dufite 30 wenda n'urugero akavuga ati ninde yabaha banza Muvunyi ari urugero rwiza cyane abafana kujya Dar es Salaam bakavuga ati ibintu birakomeye cyane itike zirahenze akavuga ati kimwe cya kabiri nzakibaha Samir abakinnyi Joseph Sake Tansere atabakinnyi ngiye kubishyura nta kibazo gihari sheke zigatunganywa ibintu bikahinduka ku munota wanjye si ubwo uwo muntu wamwitesha ni urugero ugafata rwiza rwa bya bintu tujya tuvuga ngo ni amakosa gushwana n'umukire ikindi kandi Muvunyi yihariyeho apana gushwana n'umukire ariko biri mu gushwana nabyo birimo aho ngaho kwivumbura ku mukire ni amakosa akomeye cyane kumugira inama oya umukire amugira inama burya inama bwoko wenda wamurangira imari ariko ntabwo wamugira inama umukire wamurangira imari kandi ikindi kintu Muvunyi afasha muri Rayon wamugira inama uvuga ngo iyo umurebye ubona ari ufite ubushobozi uretse ubwo bushobozi bw'amafaranga ariko afite n'ubushobozi bwo kuba yahuza abashwanye aba bari igihe nta muntu n'umwe yahamagara ngo yange kwitaba nta muntu yahamagara ngo yange kwitaba kandi ntacyo yabwira uwo ari we wese ngo acyange uvuga ngo ureba ku gushwana kwa Prosper na Tade Muvunyi rwose aramutse abonye umwanya we afite ubushobozi bwo kubahuza bakongera bagakorera hamwe ariko wenda ashaka kubura uwo mwanya ashaka kubyoreye yize mu myitozo i Rubavu ntiyaza oya basaza kuri deribi Prosper se ko umutoza yashakaga gukomeza bamwanze yewe sindagura Axel urayobeye barura yewe ntabwo ndegura iyi deribi abareyo ebana irabahuza niba haza bazaza kuri invitation ya fund ariko ntibazazanwa na Reyo ariko se ubwo urambwira iki ariko byibura bahagere barebere Rayon Sport nta kibazo bakomene n'aya mashini Tade ubutumire butandukanye erega presence physique siyo dushaka cyane presence y'akanyenyeri nigumeho nibashaka presence financière bagiye gutegura deribi
bagiye gutegura derby ngenda Bibatse bizi fizike yagize ngo niyo bari bagiye bashaka gutegura cyane. derby muri za skybox hari abazaba bicaranye na Fandedeo bicaranye na CDS baganira gake gake Ndongera Iyo foto- agazicarana iyo na foto Tadeo. nongera nyikwereka Urize Deo nazatumira perezida mugenzi we. Na Tadeo nyine. Ndetse azatumira Muvunyi. abandi nabo ni hejuru nyine bazabicaranye na Ahubwo ngaho, CDS cyane. mu rw'ikirenga baganira ariko ifoto yaba ari nziza yaba ari nziza Turavuga ngo cyane. Tadeo yicaranye na Fandedeo Muvunyi yicaranye na Fande CDS iyo foto yaba iryoshye muri biriya birahure byahariye muri biriya igaragara gake neza gake cyane ngenda byizeye izaboneka ufite icyizere mfite Afite amakuru wa muntu wasanga baramugara cyangwa cyane nta makuru baruwa. ufite ahubwo twinjira muri nyamukandagira twinjira muri nyamukandagira ariko ubwo nyine turabijyanira n'ubundi twababwiye timu news za Rayon Sport tubabwira n'izo gahunda ndumva muri Rayon Sport nta kintu dusize muri APR byifashe gute ibiciro byasubutse ariko EBM ndetse na Tenga Promo nabo turabafite ubundi tujye muri nyamukandagira yego ibihembo bikomeje kuba byinshi cyane muri Tenga Promo ya Ikubile Lotto twaze tuvuga uwitwa Murekatete Helene wibugesera rwose Nyamata wegukanye imodoka ya Kia Sorento akaba ari umucuruzi rwose niyo mirimo asanzwe akora ariko imodoka ya Kia Sorento yegukanye nta mafaranga na make ashyizeho iyo modoka twayivuze bihagije ariko se yonyine yatanzwe ku munsi w'ejo ibihembo biracyari byinshi nk'uwitwa niyo nshuti pilote niwe wegukanye moto Spiro nshya rwose uyu mutaramu y'umukarange mu karere ka Kayonza akaba rero asanzwe ari umupompiste Mukarange ndabona niho nize Mukarange. niwe witwaye Mukarange si Kayonza. ni Kayonza hariya rwose neza Yari mu mujyi umupompiste none agiye guhita umumotari. urumva abapompiste n'abantu basobanukiwe ibintu bya IBM Cyane. kubera ko barayitanga kenshi urumva rero nyuma yo kuyitanga nawe arayisaba iyo agize icyo agura ubwo rero uyu mutaramu witwa niyo nshuti pilote niwe wegukanye iyi moto ya Spiro hanyuma miliyoni ku munsi w'ejo yegukanywe n'uwo bita Dushimimana akaba ari wo aho bita Igitesi mu karere ka Karongi Igitesi Tese ni muri Karongi. Gitesi akaba rero ari umucuruzi Igitesi Kandi nk'uwo muntu wasanga iyo miliyoni bonus ni nk'ukuntu ushobora kutujyana ukatugurira hano ukishyura ibihumbi nk'icumi itujya muri bonus ntabwo bivuga ngo ni amanota runaka ku wa kane bagira iyo bita miliyoni bonus niyo wagura agafanta ukakafagitire ushobora kujya kwisanga utsindiye miliyoni. hanyuma hari umuganga duturanye ku Gisozi witwa Ndikuriyo Rishari atuye hano ku Gisozi hano mu karere ka Gasabo n'umuganga wegukanye 500 ejo ntamubonye rwose nimugura yarameze neza cyane abo bose nkubwiye rero nabatangabuhamya buko iyi Gusaba IBM ari ingenzi. IBM ari ingenzi cyane muri promotion ya Tenga Promo ubwo rero mukanda akanyenyeri 5 tukabira urwego ubundi musabe facture za IBM nta mafaranga na make musabwa kugira ngo mutsindire ibihembo hanyuma mu minsi ya vuba rwose muri iki cyumweru nibwo muza kubona TVA icyo yo bita VAT reward cyangwa se amafaranga musubizwa yo muba mwasoza birumvikana ubwo rero n'ibihembo biracyari byinshi cyane izi moto zitangwa n'imodoka za Kia Sorento zose ziracyahari kandi akanyenyeri 5 tukabira urwego yandikisha muri Tenga Promo ubundi usabe facture za IBM kenshi gashoboka. yego ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera gikomeje gushishikariza abanyarwanda gukoresha serivisi zacyo izo serivisi zirimo uturemangingo ndangasano ADN gupima ibinyabutabire n'ibiyobyabwenge gupima inyandiko zigibwaho impaka gupima abakomeretse hagamijwe kumenya ingano y'ububabare gupima za mikorobe gupima ibimenyetso by'ibyaha byakorewe ku ikoranabuhanga gupima imbunda n'amasasu n'ibindi byinshi cyane ushobora guhamagara kuri 46 36 cyangwa ukabonekera kuri WhatsApp ya 0782323030 muri nyamukandagira ibiciro byagiye hanze Axel bitunyuriremo babikoze neza cyane banaga hanze ibiciro ku munsi w'ejo byari bihasesekaye bafite uburyo bagiye kugurisha amatike no ku munsi wa match. Yes, no ku munsi wa match urebye rero uko gahunda imeze kuva tariki 3 ubwo hari ku munsi w'ejo hashize kugera tariki 6 ibiciro bihagaze bite upper ball ni 2,000 lower ball 3 classic seat 15 VIP seat 30 VVIP seat 50 business suits 70 executive seat 100 hanyuma skybox 2,000,000 ibyo ni ibiciro byo guhera tariki 3 kugera kuri 6 ubwo ni kwa gatanu tariki 6 ni kwa gatanu kwa gatanu ni kwa gatanu hanyuma rero kuva tariki 7 ku munsi nyirizina kuva tariki 6 kuwa kane mw'abantu ya mbere yaba ari kuwa gatandatu no kuva 7 kuwa 5 kugera kuri 8 kuwa gatandatu ku munsi wa match muri upper ball ibiciro bizaba byabaye 3,000 hanyuma muri lower ball bizaba byabaye 5
gusa abantu mwakuje stade aya matike ariko apanze neza Ese abantu bagiye bagura kare Amatike. nk'ubu bibiri ubiguze tike cya bitatu bya rombo ko nabonye ari bya mbabazwa n'umuntu uzanyandikiraho ariko wa gatanu ngo amatike yashize ngo mbigenze gute match rero iri saa 9 aka kanyenyeri ni akanyenyeri 669 akanyenyeri 5 urwego nakunze ko akanyenyeri kabaye kagufi none kabaye kagufi ni byiza cyane gasubiramo twumve akanyenyeri 669 cyangwa se 669 ndebe ko gakora akanyenyeri 5 urwego direct cyangwa se ugaca kuri tk akadomo sync akadomo events nuko gahunda zimeze. yes hanyuma rero muri aperi timu news zihari nuko watara ntago azaboneka kuri derby baramumisinze Memer Dawo ntago azaboneka kuri derby Memer Dawo derby ya mbere arayimisinze watara we yarayikinnye ahubwo ubwo na Dawuda kuko nabonye Dawuda atari yagaragaye ku mukino Dawuda ngo arimo bakinnye. arakora imyitozo ngo kabiri ku munsi Gusa kuri Rutsiro ntabwo yari ari mu bakinnyi 18 reka yaramaze kugenda kuri imyitozo yaratwicaye imbere rwose Sinzi ko atari mu Tareba ashobora kibuga gukora ikosa ryo kudakinisha Dawuda kuri iriya ariko match. arebye uburyo pasi Sekiganda uzaba wagarutse batameze neza Sekigana nawe yagarutse aho yagarutse Urumva? Bamurekipe. bamurekipe urumva ariko Dawuda ngo arimo arakora imyitozo kabiri ku munsi imyuka myinshi cyane ubwo yabwiye ahandi umutoza yuko ngo ubwiyunge ngo buri gushingiye hariya kuri match ya Rayon Sport undi muntu usobora se nka ariko Kagege nawe azaba Dawuda ameze neza avuga yuko kuko- ngo atababariwe ngo arashaka kubabarirwa neza kuri raderi nibwo azasaba imbabazi muri la mediane ya APR ariko Dawuda ni umukinnyi mwiza ubundi match nk'izi ngizi ni zaba Dawuda pe urebye uburyo ashaka gukontrola tempo y'umukino nk'uku hanyuma ubwo yagarutse kandi ntekereza ko amaze iminsi ari ba APR uburyo ititwara neza niwe wa mbere wo kubishyiramo imbaraga kugira ngo wenda APR yongere igaruke kuko yaba Dawuda na Mamadusi bo mu bitekerezo byabo bavuga ko kuba APR itari bafite na Watara yarabivuze kuba batari bahari bose bavuga ko nyine iyi myitwarire mibi ya APR mu kibuga bishingiye cyane gutakaza abakinnyi b'ingenzi cyane bari badahari nyine birumvikana niba bagarutse rero bagomba kugarukana ingamba zo kugaragaza ko igihe bari badahari bitwaye ikipe ya APR yabuze umusaruro igomba kubona kubera kubarekipera bavuga ngo ni recuperation nziza nge mbona nka Mamadusi iminota mike yakinnye ejo bundi Rubavu ni umukinnyi mwiza pe yagaragaje ko yariho akora imyitozo uburyo yakiramo baro uburyo ayitanga bitandukanye n'ibyatogwi rwose nge mbona imikino bitandukanye ni umukinnyi mwiza cyane ngo nawe bari ku ntebe gatoya bayitekerezaho kubera ko uko iminsi igenda yica umubona agenda arushaho rwose gusubira inyuma ariko yashyize mu mutwe barawanga kandi nyamara barawanga nyine nuko yari minota 90 si iyo ngiyo ni action yonyine yamuvugira ako togwi nge ikintu nge munenga ubundi ubona kuna bataka bagira inyota y'ibitego hari abatagwa pasi hano hantu yiyangaje akemera nk'umuntu umwe aremera akagutera nubwo yaba ari muri metero 25 aremera akagutera mu izamu ariko ubona we ibitekerezo bye cyane ni ugukina mu mpande atanga imipira cyane ku buryo match yo kurangira ateye mu izamu nk'inshuro imwe nk'ejo bundi Rubavu ntabwo yarengeje inshuro ebyiri ateye mu izamu ahubwo si ubwo ziragira uvuga ngo numwata kubona adafite inyota yo gutsinda ibitego ariko uzabebe muri bwa Mamadusi ariko se wowe Mamadusi kanya butera mu izamu ngo wowe watarararwaye ngo wowe si baramuhannye ntabwo konvenka rwose urabona ari ibintu biri aho ngaho byo gushakisha ubwo ari igihe kirageze singwa ryatake ibitego bigasigara uruhande bitsindwa rumwe bashyiraho n'abakaseri ubundi dore atake ya Rayon ishobora guhabya umuriro rwose ikamucanganyikisha atake ya APR sorry atake ya APR ufashe umuntu yitwa si agapuenta akajya ku icyenda za pressing ze za buri cyane kanya ugafata umuntu witwa Gilbert Akaba yanyagira ku ruhande. ndinda umuganda umwe shyira Gilbert ku ruhande urumva abanyanyagira fatira kiwano kumushyira ku cyangwa ruhande abanyanyagira ameze nka boda boda urumva hanyuma noneho ruboneka mucuma imbere gakeya ukuba inkondo ubwo Akireka ngo ese Ruboneka. Dawuda na Sekiganda bari aho ngaho hagati bari mediane nziza urumva iyo kipe aboneka yatanga pasi ya iyo nyuma nta buriya kuri tabirya rwose oya yayitanga uvuga ngo ushobora gufata nka Sekiganda agakina Sisi wenyine Sisi solo. Sisi solo noneho Dawuda na Ruboneka bakamukinira imbere urumva Aba offensive babiri. ubwo nyine icyo bakigiye kubaho ni uguprofita izi pesi za Gilbert Mu mpande. na Kiwanuka Cyane. kubera ko bari abakinnyi bazi gutanga pase mu mpande ari abapaseri beza imipira yose babonye bakajya bayidekara mu mpande ariko muri bagirwa na bakirukanka Mamadou Lamine Ba
Oya, Ahubwo nta ikintu ndinde, yafasha. ndinde. uretse gato Hafi, hafi. babagira Lamine bari hasi pe iyo kipe murimo kwipangira niyo igomba guhabya uri umuriro. hasi cyane ubundi Lamine Ba. ubundi Lamine Ba nuko ari umunyamahanga ariko yakagombye kuba yarajyanye na ba Arsene na ba bavandimwe b'abana bandi bagiye na ba batiza. Dushima Imana Olivier Yakagombye kuba na yaragiye ba rwose. Frodouari muzungu yapfiye rimwe ibintu ari gukina muri AS Kigali namubonye kuri match ya Kiyovu muzungu namubonye kuri match ya Kiyovu ndinda Ibintu ibyo njye ntabwo nabyemera. Mamadou Lamine Ba urwego none se uraruhanamiye. muri iyi minsi None se agakina neza? muri iyi minsi dawa adahari niho hantu yagomba kugaragariza ko ahawe umwanya noneho, kuri yakina Ruboneka- aho yagaprofite Ruboneka. iyo kuba ko adahari dawo ahubwo byagaragaye ko dawo agomba kujya akina wenyine Lamine Ba adakwiye no ubundi gusimbura muri iyi systeme twari tuvuze Ruboneka ngomba kuba hari umusimbura w'akabara Ramazani Lamine Ba yaza ku mwanya wa gatatu. Lamine Ba Jackson muhaye release leta pe. nuko bimeze. ariya Lamine Ba yaragiye muri Jeux Olympiques Yagiyeyo. oya yavuyemo kuri Wumva liste ya umukinnyi nyuma Jackson arimo Yagombaga gukerera. kujyayo yavuyemo kuri liste ya nyuma yagombaga kujya Ariko yagezeyo. yagiye muri liste ya nyuma da Hanyuma Kagege yavuyemo mu kibuga asimbuye. yarakomeretse Kagege yakomeretse ku hafi y'ijisho. Sinibuka umuntu bagonganye biza no kurangira Ombolenga agiyemo bigaragara ko yari yavunitse ariko burya igisebe nk'uko nguko kirakira umuntu kinyakamera neza. Ikibazo kereka kigeze nko ku kuguru wenda ari ikindi kibazo cy'imvune ariko igisebe yagize mu isura rwose ntago bikabije cyane. Iriya ni match ya Kagege. nabonye bafite maske si bazayimuterekemo akine neza Oya ntabwo rwose ari ku zuru ni hano gutyo ku ruhande ni ku gato ruhande. n'agasebe kuko bahise bamupfuka. kandi shabona ko urwego rwa Kagege n'urwa Ombolenga harimo intera nini no ko muri match ya Rwose Afurika y'Epfo siramosha yarabyerekanye cyane. yakinye neza Ombolenga rwose uyu mwaka wakaba ari nk'uwa nyuma muri APR kuko gutunga Ombolenga nyine udakina ati gutunga uyu munsi Ombolenga ko kuri mwatanze benshi release leta nyinshi oya urumva nyine Ombolenga ni umukinnyi mukuru ariko nyine APR ikwiye gutunga abantu nimero kabiri bose bakina kuko Ombolenga niba ashaka kujyamo mu minota nk'irindwi ya nyuma ariko n'ubundi ukabona urwego rwe ruri hasi cyane nta mpamvu kugira ngo utunge abakinnyi badakina aramutse akomeje gutya ntazamura urwego nta kintu yaba agikora muri APR kuko Kagege akeneye umuntu nyine umupushinga bahanganira umwanya kuko na Kagege iyo ari umwe wenyine ku mwanya we turamuzi ko ashaka kudropinga forme bakeneye undi mukinnyi ubwo nyine APR ni ikipe babona ko bababajwe cyane no gutakaza umukino banganyijemo na Rutsiro bamaze kunganya imikino ibiri ikurikiranya ntabwo bisanzwe ubundi kuri APR kuba yatakaza imikino ibiri ikurikiranya barashaka abafana kugira ngo baze ari benshi cyane ariko nizere yuko bagomba kubishyiramo ingufu cyane cyane bagakorana na media cyane icyo ngicyo ndakitsaho bakabaha access ku makuru cyane cyane abashaka kugisyorongi n'iki bakajyayo ubundi muri iki cyumweru kintu korana n'itangazamakuru bya hafi bya buri munsi abafana amaze iminsi mbona ikindi fan Nyamirambo base ya APR ikwiriye gushyiramo imbaraga ikagarura abafana kuri stade cyane cyane abafana bo mu ntara ko bashaka kuba bake badashyizemo imbaraga mbere bashaka kuba yuko bake pe APR iza guhamagara bareyo irabanza yihamagare bakore mobilization iri ku rwego rwo cyane hejuru nga mbere bimeze bite Fande songa mbere songa mbere Fande Ruzibiza Fande Kabagambi ibyo mubitekerezeho Minsi yagiye ariko. akazi kenshi ibyo simbibaza chairman ndabibaza mwebwe mufite akazi kenshi iki cyumweru kandi gukora neza mugakorana n'inzego abafana ntibatazi ngo tuzabacishamo ijisho nyine uko biba bimeze kuko abafana no kubahamagara ntabwo amakipe ahagaze neza mu kibuga Ntabwo ahagaze yaba neza. Rayon Sport na Mu APR kuri kubahamagara. karite no kwitwara neza ntabwo amakipe ariyo azakurura ni cyane ugukorera abafana. impamvu ituma baza Ni ugukorera impamvu zindi zishobora gutuma baza nyine